Umenye neza ko kubaha Imana ari bwo bwenge, kwizera Imana ntago ari uguta igihe, kandi kuyikorera ntago ari ugucurangira abahetsi. Imana irema umuntu ntago yari mubi, ndetse uwo muntu nta nubwo yari azi icyaha. Gusa kandi Satani wazanye icyaha niwe wahinduye umuntu umunyabyaha. Kuri ubu ngubu umuntu asigaye kwangana n'icyo mupfa. Uraba uri kugenda mu modoka uhure n'umuntu umuheriye ifuti, yewe umworohereza urugendo kubera ko wabonaga yuko ari kujya ari kure, kandi nyamara wowe ufite ubushobozi bwamufasha, ariko kandi akagushimira ku munwa, gusa kandi mu mutima we ari gucura umugambi w'ikintu yazakora cyazatuma iyo modoka wamuhaye muri ifuti uyibura, ubundi mwese mukazaza mugenda n'amaguru. Nyamara kandi n'ubundi iyo modoka nutayitunga we ntagateze kuyitunga. Kandi wibuke ko udakwiye kuba mubi kubera ibyo abantu bagukorera. Uri uw'agaciro kuko waremwe n'Imana kandi mu ishusho yayo. Waba utabona, waba utumva, waba utavuga, waba utanyeganyega, waba utagenda, waba utunze imodoka, waba utunze amamiliyari, waba uri umukene cyane, imbere y'Imana ubuzima bwawe buha agaciro. Banza ushimire Imana yaguhaye ubuzima, uvuge ngo amen. Intwaro y'umukirisitu ni amasengesho hamwe no kwihanganira ibimugerageza. Amahoro n'urukundo ni ubukungu ahabwa n'Imana ishobora byose, umuremyi wa twese. Abantu benshi ntibahumutse ngo bamenye neza ko kuba mwiza bigusaba gukora ibyiza, kandi wibuke neza ko kubaka ubuzima bihera mu ntekerezo. Gufata igihe gito kwitekerezaho ntabwo uba uri guta igihe, kandi bujya kwitekerezaho niyo soko y'ubumenyi. Abantu ntitwaremeye kurimbukira mu byaha, kuba imbata y'iby'isi hamwe na Satani no kugendera mu kigare cy'iby'isi, ahubwo twaremwe ngo tube abana b'Imana imbere yayo, ndetse kandi duha agaciro iyo Mana Data wa twese yaturemye. Gusa kandi benshi birengagiza ukuri, kandi wibuke neza ko uwizeye Imana azazira ukuri, ariko ku iherezo ikinyoma kizacibwaho iteka. Gukorera Imana ni ukwiteganyiriza, kandi kuba hafi yayo nta gihombo kirimo. Umukati n'umugisha biva ku Mana bihabwa uyangana ibimugerageza. Humura ntago ari wowe uri mu bibazo wenyine, kandi ubwo butayu urimo bugoranye kubugendamo n'amaguru. Izuba ryinshi ndetse no kuba ufite inzara n'imyota, ibyo byose bizashira. Wicika intege, komeza uhatane, kandi niwizera Imana bizagutera kwihangana. Imbere ni heza, ntago imbere hari ubutayu nk'ubwo urimo, kuko imbere hari ubugingo bw'iteka ndetse na paradizo. Aho heza mvuga hari ibyishimo gusa, ntihazaba amarira cyangwa agahinda, ntihazaba ibibazo no guhangayika, kandi aho ngaho nta yindi mvura izongera kukunyagira nk'iyo wanyuzemo, kubera ko uzaba uri kumwe n'umuremyi wa byose kandi n'igisubizo cya byose. Niwizera Imana uzanesha, kandi nta wigeze uyitabaza ngo imugwanirire imubere ikigwari. Mu ntambara zose ntago yigeze itsindwa. Kwizera kwawe bizaguha kwihangana, bizaguha gukurikira Imana kandi wumvire amategeko yayo. Ibyo bizaguhita ikizakwinjiza mu bwami bw'ijuru. Kora bigishoboka kandi butari bwira, ubwo nibukwiriraho cya cyobo kigurumira nicyo kizagucumbikira. Agatabo k'ibanga. Nugenda udakoze like kandi ubuka gufollowinga Sabbath Isaac.